ngwino tuyobore, ugendere muri twebwe, utwigishe kandi utwereke inzira dukwiriye kunyuramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data, ni mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban basuhuza. Buri mwanya dushimiye Imana kuko yongeye kuduha umugisha ikatwemerera kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Muri uyu mwanya nagira ngo turebe uburyo hari imigisha imwe n'imwe abantu bajya bivuzitsa bakayiburishwa bitewe nuko hari impamvu nyinshi bagiye bashyiraho imbere y'Imana, cyane n'umwuka wa ntibishoboka. Ariko turaza gusoza tureba uburyo imigisha tubonera mu kwemera gukorera Imana no kugendana n'Imana, kuko Imana itwereka ubuzima bwacu bwa buri munsi aho duca iyo tuyemereye, kandi muri ubwo buryo twemereye gukorera Imana no kuyoborwa nayo igenda turinda ibintu bitandukanye. Ikindi navuga nuko iyo Imana iduhamagaye kwikorera tukayemerera ndetse ikatuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyi nzira Imana yemeye kuducishamo iba izi ibyo tuzahuramo nabyo, ndetse yirengera na byinshi biba bigomba kuzaboneka muri urwo rugendo. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 4, dusome n'umurongo waho wa 10. Turahabona inkuru za Mose, uburyo hamagawe n'Imana kugira ngo ajye kwikorera umurimo ndetse akura ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu gihugu cya Egiputa, ariko akazana impamvu nyinshi. Turebe uburyo byagenze, hanyuma turebe icyo twakwigira kuri iryo jambo ry'Imana. Mose abwira Uwiteka ati, Mwami, na mbere sindi ntyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ninde utera ubupfamatwi, cyangwa ninde uhumura, cyangwa ninde uhumisha? Si jye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga. Imana ishimwe cyane. Mwene data, najya nkwibutse kuva Imana ibonekeye Mose hariya ku musozi w'i Horebu, ubwo yararagiye umukumbi wa sebukwe w'Imidiyani Yetiro. Imana ikamusanga kubera n'umuryo yaratamikishije no kujya kureba rya shyano ryari riguye, uburyo yabonaga igihuru ngo cyaka ntigikongoke, akabona agatamikishwa no kujya kureba. Kandi icyo gihe nyine Imana yari ifite umugambi wo kugira ngo imuhamagare, imutoranye ajye gukura ubwoko bwa Isirayeli mu gihugu cya Egiputa, isoza ibyo yavuganye na Aburahamu, nuko ku rubyaro rwe ruzamara imyaka 400 mu Egiputa, ariko akarukuzayo imbaraga nyinshi. Rero Mose Imana imutoranya kugira ngo ajye gukora uwo murimo imutume. Ariko kuva Imana ibonekeye Mose ikamusaba kumukoresha, Mose yagiye agaragaza ubwoba n'intege nke, bimutera gushakisha inzitwazo zinyuranye. Hari ahantu henshi Imana yagiye imubwira ibintu bitandukanye, ariko yajya akoresha uburyo inshuro za bene wabo no gushakishwa n'ubutegetsi byari byaramukuye umutima, akumva umuhamagaro w'Imana aho hantu udashoboka. Akenshi Imana ijya iduhamagara ikatubwira ati, nituve mu byaha, nituyemerere, idutume tujye kubwiriza ubutumwa bwiza, ndetse dukore umurimo wayo mu buryo butandukanye naho iduhamagariye. Ariko umuntu akazana impamvu nyinshi z'ubuzima, z'imibereho, iz'amateka, ibikomere yagize n'ibindi bintu byinshi, akerekana ko kuba Imana itamukoresha, ko abantu batazamwemera, ese bizagenda gute? Ndetse nk'uko Mose bizerekana intege nke zacu kugira ngo twemerere Imana isoze umugambi wayo mu buzima bwacu. Ariko Imana muri ibyo byose yagiye imwereka ko izamuba hafi, ndetse ikamwereka ko izagenda imufasha. Ibyo byose rero yabonaga umuhamagaro utazashoboka. Akenshi rero mu buzima bwacu natwe ubwoba butuma amaso yacu areba hafi, ntiturebe imbaraga z'Imana zirenze kure izamuntu. Wagakwiye kumenya ko nimba Imana iguhamagaye kugira ngo uyikorere, nimba Imana ikubwiye ngo cahanga hari icyo ngamire kugukoresha, nzabana nawe, wagakwibuka ko imbaraga zawe ari nke cyane ugereranyije n'ubushobozi bw'Imana. Kuko Imana nubwo Mose yagiye azana impamvu nyinshi zitandukanye, Imana yagiye igira ute ibasha kumufasha mu buryo butandukanye. Menya iki kintu, menya ko hejuru y'ubushobozi bwose Imana yasezeranize Mose ngo isoze umuhamagaro wayo, n'uyu munsi iracyafite imbaraga zayo,
kandi zo kugira ngo isohoze ibyo yatumye. Umwuka rero wa ntibishoboka ugenda ugaragaza ko ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi akenshi bitujyanisha kugutana, ariko ukwiye kumenya ngo nimba Imana impamagaye nkwiye kwemera. Hari undi muntu tubona witwa Gideyoni, iyo dusomye mu bacamanza ibice byaho 16 umurongo waho 14, ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sibyo gutumye. Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka, Abisirayeli ndabakirisha iki? Wacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uyu nawe uyu Gideyoni nawe Imana yamutoranije imubwira kugira ngo ajye gukiza Abisirayeli imbaraga z'Abagideyoni iz'Abamidiyani ubwo babahigaga bashaka kubica, ariko nawe azana impamvu nyinshi zo kwerekana uburyo avuga ati nabakirisha iki ko ndi umuhererezi umuryango woroheje wa Manase, nkaba ndi umuhererezi n'ibiki. Ariko Imana yari imubwiye ngo wa munyambaraga we, ngo Uwiteka ari kumwe nawe, genda uko imbaraga zawe zingana nzabana nawe. Rero akenshi hari igihe tugera mu bintu Imana ikaduhamagara ngo tuyikorere. Nicyo kintu navugaga, hari umugisha twibuza. Ese wari uzi ko hari imigisha myinshi tujya dukingiranirwa mu buzima kubera umwuka wa ntibishoboka watugize imbata? Aka kanya rero ukwiye gusaba imbaraga z'umwuka wera twahawe isezerano kugira ngo zijye zikumara ubwoba mu gihe ibyo byose bwakugose. Ndagira ngo dusoze, ejo tuzakomeza tureba uburyo Mose kuko amaze kwikongereza uburakari byatumye imbaraga Imana yari yasezeranije kumuha nuko izabana nawe, imubwira ngo genda urebe Aroni mwene wanyu aje kugusanganira hano mu butayu, nzabana nawe uzamubera nk'Imana, ibyo nzaguha kuvuga ujye ubimubwira bivuge. Ariko yari yibujije umugisha kuko Imana yamubwiye ikintu gikomeye, kuko yari yamubwiye ngo ese nubwo uvuga gutyo sijye Uwiteka n'uvuga ngo ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa upfa amatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha, sijye Uwiteka ubikora? Nuko none genda nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Ariko Mose ngo yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aravuga ngo kora icyo ushaka, ngo tumushaka gutuma. Iyo yemera akavuga ngo ndabyemeye Imana ari kubana nawe, ariko kubera kuzana impamvu nyinshi byatumye hamagara imubwira ngo agende na Aroni, ariko hari imigisha myinshi yibujije. Rero ndagira nkubwire ngo imbaraga zawe ni nke cyane ugereranyije n'ubushobozi bw'Imana. Niba Imana ikubwira ngo genda nzagendana nawe, nzabana nawe muri ubu buzima, hari abantu benshi bagira ubwoba mu buzima ndetse no gufata ibyemezo byo gukorera Imana ndetse n'ubuzima runaka. Ariko ndagira ngo wibuke ko Imana yadusezeranije ko izabana natwe, ugende uko imbaraga zawe zingana. Imana izagukoresha ibyo gutwara. Amajwi ni menshi aguca intege mu rugendo, ahubwo ngo ntuzagerayo, abaguye mu nzira ni benshi, ugatangira ibintu ukabona ntuzabishobora, ariko nyamubwire ngo komeza ugende. Imana igeze ibwira Abisirayeli bari mu rugendo, bageze ku nyanja itukura, Mose atakiye Uwiteka, Imana iramubwira ngo Mose niki gitumye untakira, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe rero komeza ugende. Ejo tuzakomeza turi uburyo Imana yabanye na Mose, ikabana nabo nubwo yisuzuguraga, ikabana na Gideyoni nubwo bisuzuguraga, ariko nyamubwire ngo nawe komeza ugende, Uwiteka muri kumwe. Umenye ngo ububasha bw'Uwiteka buri hejuru yawe, kandi uyu munsi niwemerera Uwiteka azagukoresha ibyo gutwara. Ariko rero nuzana inzitwazo cyangwa ugakora uko Imana itabishaka, umenye ngo ni ikibazo. Reka dusenge, ariko ugira ibyiringiro Imana muri kumwe. Data mwiza na Yesu turagushimira kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kudahinduka, tugushimiye kubw'ineza yawe. Mwana, biragaragara kenshi uhamagara abantu bakazana impamvu mu buryo butandukanye, ariko ndasengera uyu muntu ubwira ko ushaka kumukoresha, ubwira ko ugambire kubana nawe, ariko akazana impamvu nyinshi kugira ngo yizere ubuntu bwawe, yizere umugambi wawe, ukambire kumugirira neza. Urakoze gukomeza kutwitaho, mu izina rya Yesu Kristo kubikora. Amen.